Iyi ni imwe muri couple zavuzwe cyane guhera mu mwaka wa 2019 ubwo Kimenyi Yves ubwe yemezaga ko ari mu munyenga w'urukundo na Miss Uwase Muyango Claudine. Nyuma y'igihe byaba bihwihwisa ko bakundana ariko bose nta n'umwe ubyemera cyangwa ngo abihakane, ubwo iby'uko bakundana byajyaga hanze, Kimenyi Yves ubwe yabwiye itangazamakuru ko mubyara we ari we watumye amenyana na Miss Muyango. Twahuye ndumva ari umukuze wanjye, ariko twaje guhura nje nawe, baraduhuje ariko duhura turi babiri, turaganira, mbona umwana uganira, mbona umwana usabana, mufite n'umutima utandukanye, nuko ushobora kumubona ku ifoto ukamutekereza ariko utandukanye n'umutima afite. Arambwira komera n'iki, so nuko nguko natangiye kumutekereza, nkabura akambaza se mu rugo mumeze neza, muri amahoro, ntubiriya byarashize, ukomeza ubuzima, umugabo urumva nyine umuntu kugira inama gutyo mutari muziranye, ushaka ubundi buryo utangira kumutekerezaho. Iby'urukundo rwabo byakomeje gushimangirwa n'amagambo meza bakundaga kubwirana bifashishije imbuga nkoranyambaga, bikomeza kwerekana ko byanga bikunze ruzagera kure. Tariki ya 19 Werurwe mwaka wa 2020 ubwo Muyango Claudine wabaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2019 yizihizaga isabukuru y'amavuko. Icyo gihe Kimenyi Yves yigomye ibitotsi ageza saa 6 z'ijoro ategereje ko urushinge rw'isaha rwinjiza umunsi kuri ya tariki, maze yifashishije Instagram agenera umukunzi we ubutumwa bwuzuye amagambo y'urukundo, akabyabindi Knowless yaririmbye agira ati ibyarakomeye. Benshi batangira kubona ko inkweto yamaze kubona iyayo. Icyo gihe uyu mugabo yagize ati ntabwo uri umukunzi wanjye gusa, ahubwo uri inshuti magara nagize ikomeye kuva nabaho, ko kugira nicyo kintu cyiza cyambayeho kuva navuka. Uyu munsi niwe wavukiyeho, nkwifurije kugira umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza cyane, ndagukunda Miss wanjye. Ibijya gushya birashyuha. Muyango yigeze kubwira igihe ko bwa mbere amenya Kimenyi Yves hari muri Mata mu mwaka wa 2019, ngo muri iyo minsi ajya kureba umukino wahuzaga Rayon Sport na APR FC Kimenyi Yves yakinagamo, ngo yirebeye n'amaso ye uwo musore wavugwaga cyane. Umunsi wa mbere ako ntago kumenyana, ntago twaravuganye kuri telefone bya ibyo ntago mbikubwira wahamagaye. Mwari mwavuganaga ibintu bisanzwe? Twavuganaga ibintu noneho ntago byari bisanzwe pe. Biturutse he? Ni wari uguhamagaye pe ka beonete, urabona biriya bintu by'amavideo yiwe bimaze kujya hanze, njye narabibonye ko njye ntago mbifite muri telefone. Noneho ndabyibuka bari bafite match bari bukine na Rayon Sport, ndavuga uno muntu ntabwo muzi, n'ubwa mbere nemvishe amatwi yanjye ngo Kimenyi, ndavuga kangende ku mupira ndebe uwo muntu. Ndabyibuka icyo gihe baranatsinze, ndavuga ndamubonye nditahira. Hashize igihe nibwo nyine twavuganye kuri telefone, njye maze ubibona gute, nambwa rero ntuzacike najye buri hari impamvu. Noneho hashize igihe muvugana kuri telefone, ibyo kuvugana kuri telefone nyine icyo gihe ninde wahamagawe n'imbere yamenye ko wagiye kumureba cyangwa wowe washatse nimero uramuvugisha? Ntabwo mbikubwira wahamagaye kuko ntabwo mwavuganye kuri telefone ngo ubyuke irasona. Okay, ntacyo. Ninde washotoye undi murimo? Nta washotoye undi, twaravuganye. Okay, mwavuganye kuri telefone, sawa, Imana yarabikoze. Turavugana yego. Ukuntu rero twamenyanye, ubundi twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga. Yego, gashiramo reve tukabyuka tugasenga saa 9 za nijoro, twamara gusenga tukiryamira. Wenda nko hagati mu munsi tukaza nko kuvugana biraho bisanzwe, nigurukiye nagiye mu byanjye, nawe yagiye mu bye, ariko saa 9 za nijoro bazi ko turi buvugane
akabyuka agasenga ngasenga tukaryama tuba inshuti igihe kinini. ni isezerano mwe mwarahanye mujye mwibukiranya gusenga? We nyine tuvugana numvisha akunda gusenga kandi nanjye nkunda gusenga, ntabwo naryama ndasenze nawe ntabwo yaryama adasenze. Ni ibintu bitubamo. Noneho rero tukajya tubyuka saa 9 tugasenga buri munsi, like every day. Urukundo rw'aba bombi rwagize aho ruringa ubucuti n'umubano usanzwe, maze kuva mu mwaka wa 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Ku ya 28 Gashyantare 2021 Kimenyi Yves yiyemeje gutera ivi, maze yambika impeta ya fiançaye Uwase Muyango Claudine, maze amusaba kumubera umugore. Undi nawe ntiyazuyaza arabyemera. Urukundo rw'aba bombi rwageze aho rurenga ubucuti n'umubano usanzwe, maze kuva mu mwaka wa 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Muri Nyakanga 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza ko Muyanga kuri we, ndetse ku ya 21 Kanama umwaka wa 2021 bibarutse imfura yabo y'umuhungu bise Kimenyi Miguel Yanis. Tariki ya 16 Ukuboza umwaka wa 2023 Muyango yakoze ibirori byo gusezera ku rungano. Aha yahuriyemo n'abakobwa ndetse n'abagore b'inshuti ze barimo DJ Brian, Ingabire Habiba ndetse n'abandi. Muri ibi birori Muyango Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi Yves agira ati: warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize, uri umugore mwiza ntigeze ndota kuzagira. Singe uzabona umunsi wo kurushinga ugeze, ndagukunda, umunsi mwiza. Aba bombi basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge ku wa 4 Mutarama 2024. Kimenyi Yves yaherekejwe n'abarimo mushiki we, umubyeyi we, inshuti ze ndetse n'abo bakinanaga icyo gihe muri AS Kigali. Muyango Claudine na Kimenyi Yves ubwo binjiraga mu cyumba basezeraniyemo bahawe impundu n'ababyeyi babaherekeje, bari buzuye umunezero. Yewe Kimenyi Yves, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato wowe Uwase Muyango Claudine kubera umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Barushinze tariki ya 6 Mutarama mwaka wa 2024. Akaryoshye ntago kahoze mu itama. Mu mpera za 2024 hatangiye guhihwiswa inkuru zavugaga ko mu rugo rwa Muyango na Kimenyi Yves byaba bitameze neza, ariko aba bombi bakaryumaho. Izi nkuru zambukiranyije umwaka wa 2025 ku mbuga nkoranyambaga, benshi bakavuga ko ibyaba bombi bitameze neza, ariko bo bagakomeza kwerekana ko ari amagambo y'abashaka kubasenyera. Byarakomeje ndetse bakomeza kotswa igitutu, ndetse icyo gihe kenshi Muyango yagaragaraga yasohotse wenyine ahantu hatandukanye, ndetse n'amagambo babwiranaga ku mbuga nkoranyambaga nayo agenda akendera. By'umwihariko ku munsi wahariwe abakundana wizihizwa ku wa 14 Gashyantare buri mwaka, wasangaga imitoma icicikana hagati yabo. Uyu mwaka ubwo wizihizwaga siko byari bimeze, kuko nta n'umwe muri aba wigeze wifuriza undi umunsi mwiza nk'uko byajyaga bigenda mu myaka yashize. Ibi nabyo byatumye abantu babakeka amababa, bavuga ko ishyamba ritari ryeru, ko nta kabuza aba batandukanye. Mu kiganiro yagiranye na BNB Kigali tariki ya 20 Werurwe 2025, Kimenyi Yves yavuze ko amakuru y'uko batandukanye atari, avuga ko ari ibihuha kandi ko urukundo rwabo rudapimirwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo yakomeje avuga ko impamvu bamaze iminsi badasangizanya ababakurikira ibihe byiza byabo by'urukundo nk'uko byajyaga bigenda mu minsi yashize, ari uko hari ibindi bintu bari gutegura abantu bazamenya vuba. Yego, ntago dupostingana kubera ari anniversary, ntago dupostingana kubera ko hari ikintu cyabaye. Yego. So actually twebwe mu rugo yacu ibintu byose bihora ari umunezero, bihora anniversary, bihora ari Saint Valentin, bihora ari umwaka mushya. So
nta yindi mpamvu buriya ari ikindi kintu tuba turi gutegura kiri inyuma. Ubwo rero ku komantere ndagendaga mbona benshi bibaza bati cyangwa se wenda baranatandukanye be kubitekereza gutyo. Be kubitekereza gutyo ntabwo bishoboka. Ibyo byose Kimenyi Yves yabivugaga mu gihe Muyango yari amaze iminsi mike yizihiza isabukuru ye i Burayi. Icyo gihe ku wa 19 Werurwe 2025 uyu mugore yizihiriza isabukuru ye y'amavuko mu Bufaransa. Utereye akajisho ku mbuga nkoranyambaga zabo nta numwe ukurikira undi muri abangabo, ndetse n'amafoto bose bari bahuriyeho yose barayasibye kuri izi mbuga. Bwa butumwa bwiza bwuzuye urukundo bohererezanyaga nabwo bwarayoyotse burundu. Mbese iby'aba bombi bisa nkaho byarangiye. Hari amakuru avuga ko bajya gutandukana babanje kubana mu nzu, umugore adahindukirira umugabo. Kimenyi aza kwivumbura ajya kurara mu cyumba cye. Ibi byavuyeho aza guhitamo kuva mu rugo babanagamo ajya kuba wenyine kugeza n'uyu munsi. Keza umugabo w'umugore ukubohokera akakubwira ngo umugore wanjye aranyima agwa kwisanzura ati Haleluya. Mfite abagore benshi bambwira ngo baranyima. Ntabwo nigeze nkubwira ari Kimenyi wabimbwiye, uranyumva? None se uwo murundi ariko ari Kimenyi wabimbwiye mu buriri bwa Muyango na Kimenyi we ninde? Ubwo nyine hari uhari. Oya Keza wica ku ruhande mande zasizobe. None se ngiye muri kugira ngo reka nkubaze ikibazo kimwe, sibyo? Mbere umva nkubwire Keza nkuko twari twatangiye tuvuga ngo kunga abantu, rero wijya guca ku ruhande ngo nago. None se nyine ntitwabunze ntibyashobotse. Banza wumve banza nyine wumve wowe vuga ngo wijya kuvuga ngo kuko wambwiye umbwira straight, urambwira ati tinya Bria, utinya ahantu umuntu w'umugabo ababara akakubwira ababaye mu mutima ati tinya ko bigeze kuri level nshobora kubwira umugore wanjye ngo namindukirire. None se kuri kujya gubica ku ruhande kandi ariko byagenze kandi ko nta n'umutima munini warabibwiye ibyo ngibyo atari n'ibintu byadanje. Nta bintu byadanje. Keza avuga ko urugo rwa Muyango na Kimenyi rwasinywe na DJ Brian. Mu kiganiro cyabereye kuri TikTok mu buryo bwa live, Keza yakomeje avuga ko uretse kumubeshyira gukururana na Kimenyi, ahubwo afite amakuru avuga ko DJ Brian ashobora kuba ari we wasenye urugo rwa Kimenyi na Miss Muyango, kuko amakuru yavugaga ko uyu mugore yakundanye n'uyu mukobwa mugenzi we uvanga imiziki, bakagira naho bagera ku ngingo y'amabanga yo mu gitanda. Yagize ati none rero reka nkubaze Bria, sibyo? Ndakumva. Reka nkubaze ni aho ngaho nimba atamuhindukirira bakaba bavuga ko nawe muryana, ese impamvu yaba atamuhindukirira ni ukubera muryana? Ibyo ngibyo njye tubivugana njyewe ibyo ngibyo njyewe tuvugana ntabwo iyo kese nari nyirimo kandi ndakikubajije nsubize. Oh my god, my weekend is ruined. Oya Yves ndakubajije wacecetse washano Bria, urazi ko nkukunda. Oya mbabarira uri kumva aho icyo gihe wa mugani Kimenyi niwe wenyine waza akavuga ati impamvu nabonye yuko Muyango atahindukiraga no kubera DJ Brian. Kimenyi wenyine wabikubwiye avuga gutya imihanda se nimba atamuhindukirira amakuru y'imihanda akavuga yuko wowe muryana muri mu mpamvu batandukanye. Iba ariko DJ Brian yabyamaganiye kure cyane, avuga ko we na Muyango bahuzwa n'akazi gusa nta kindi. Ku byo kuryamana na DJ Brian, Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire mu rugo rwe. Yagize ati njyewe Muyango turakora, niba Muyango nzi na bizuye ya hano kwitama hano hasanzwe, niba njyewe Brian ndi umuntu wasenya urugo rw'umugabo wagiye ku idarapo akarahira naba ndetse. Mu kindi kiganiro Muyango yagiranye na Yago TV yongeye kugaragaza ko atari umutinganyi. Avuga ko ari ibintu bitazigera bibaho mu buzima bwe. Yagize ati at the end of the day ntabwo ndi intungane, nshobora kuba nakora amakosa, hari byinshi umuntu akora kuko nta muntu n'umwe ujya uba perfect, ariko byibuza wubahe ko ndi umubyeyi. Ibyo bavuga cyangwa ibyo bumvishe ntabwo ari byo, nta nubwo bizigera bibaho.
uko ni ukuri kwanjye nka Muyango sindi buze kujya ku bandi n'ukuri kwabo bafite buri muntu abirivinga ibyo ashaka bitewe nuko abasanzwe akubona kuko ubu ngubu sinumva ko umuntu wankunze cyangwa n'ubu ngubu ukinkunda icyo kintu ashobora kucyumva akacyumva nk'ukuri ibyo byose ni ukumparabika ni ugushaka gutuma mba desperate cyangwa n'ibindi byinshi bifuza kugira ariko ntabwo ari byo ntabwo ari ukuri. Mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze, Keza aheruka gushyira hanze amajwi ya Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore kugeza naho yari asigaye amujyana no muri gym kandi ngo we yaramukoragaho undi akamubera ibamba. Muyango hari gym, mbona Brian hari gym. Ndavuga se what kind is that? Mbere Muyango namubwiraga tugende gym reka dana umunebwe. Utayo kuba namuturisha nkabona Brian ahubwo ari umuntu umuturisha buryo nge ntazi nawe naramubwira ati ndi mbona mani warabaye umurezi bene no kwikima. Nubwo uru rugo rw'aba bombi rurimo ibibazo, ntawakirengagiza ko Muyango yagize uruhare rukomeye mu kongera guhesha icyubahiro Kimenyi kuko bakundanye mu bihe uyu mugabo yari avuye mu bibazo byari byaratumye abantu bongera kumutekerezaho cyangwa abantu bamwibazaho cyane. Ese wowe ukurikije ibyo umaze iminsi wumva cyangwa se ubona, ni iki utekereza kuri iyi couple ikunzwe n'abatari bakeya ku hazaza hayo? Turagushimira wowe ukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, tugusaba gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibi biganiro byacu bijye bigera no ku bandi. Turagusaba rero gukomeza kubana natwe no mu bindi biganiro. Nawe utaha.